God have mercy upon us. Onye mukiriya karibu se waje ukiyicarira ngwino yicarira sibyo ngereka nkubwiza ukuri ndeba mu maso nka musaza wawe sibyo wumve ko ibyo nkubwiye ureke kwita kwibi bigabo Kiriya nanjye nyumva rero sibyo mwihorere ubuse wamwumvishe ye nogosha umwami ruganzu ndo nogosha rwabugi nanjye zine tentire bwa mbere mu Rwanda uramuzi Kanjogera byo wabyemera usibyo n'ibyo ngibyo none rero aka kanya ubwo ugiye gushyiraho umubare kanye tondezi ndasuka nkasukisha ibirenge pedikire manikire metrikire testikire testikorire ibintu byose turaziranye barakubesha sibyo ya Mungu wala ibyo ni ibinyoma by'abakwafera barakubesha ni karibu ngwino nkwiyerekerera ayishyiremo rwose reka mpite yamara nanjye nari kubikora neza nubwo uramondutishije ngo mwikundira ngo amabogare nta kibazo ari umva shaka to nakubwiye ngo genda wowe cyangwa ukora neza genda nanjye ndabona abandi sha utagira ngo uhahira njye se mpahira sha. A few moments later. Voilà umva none umva ko bavuga habona ibintu bidasa neza birasa neza pe ibyo nakubwiraga kano kantu niko nako muri Dubai birasa neza ibintu ni byambere kabisa neza inzara noneho kanda akanyenyeri kode ni yahindutse kode ni yahindutse ikibazo se boss nibagira amafaranga mu rugo nibagira amafaranga mu rugo biboje amafaranga Continue. ariko man kutibagiye umutwe banyihangana kutibagiwe nyaje ariko ahubwo nari nzi ko nari nyifite nkunda kugira story nziza nari nzi ko rwose nyifite kuri phone boss umwanya wa comedy warangiye nisho boss nyihangane 2000 years later. Nibigeragezo. oya mikrofone ngiyi oya nabo nyumva wambabariza bibagiye umutwe ariko boss wibagiwe amenyo boss hari ubundi buryo nakwishyuramo ngo iki hari ubundi buryo nakwishyuramo abundi buryo wanyishyuramo Bwo gushaka kugusha umuntu mu cyaha. nanjye nayibona ko hari ubundi buryo wanyishyuramo ariko nananze kwirirwa mbivuga mu bihe buryo rero boss nyine burahari hari ubundi buryo nakwishyuramo ubwose nshaka tujyane mu rugo uremera nta kibazo Wowe niyo ndaye yawe mwaraye mu muferege muri rara. Nayuwa. natugende nakoze uri kunuka ibintu by'ubusambanyi b'isi comprendre uri kunuka n'ibintu bimwe bivanze n'inzoga. God have mercy upon us. nyatari ko nisanze nkunze umuntu ntamenye aranzi ndamuzi dore n'ibyombo biraje hose urakeka ibihumbi byanjye 20 byagendera aho ngaho gusa ahubwo usibye no kumeza uramara koza uzane no koropinga unakubura nakupakupa ahubwo ikanye no kuzana n'aba-PS rakanika n'imodoka iyo amafaranga igiye nsanya ngo nayo ubufise yakanya kubizana ahubwo none se ko twe twavuganye mu bundi buryo ni ibingibi byari binzanye ko mu bundi buryo yego twe twavuganye mu bundi buryo ntabwo nanje nje kumesa nje koza ibyombo ntabwo ari byo byari binzanye ahubwo metero uraza kwikenera mu kanya nujya gusakara n'ibingibi nabyo se kandi uranasakara koko nibaza ibyo ndamenya ari ibiki ndamenya mbikora gute cyara kirite wa Ntabwo bufite. akabasore baraguye ahubwo nurangiza iyo mirimo uze no kundara mu nzu ngorere massage y'ibirenge ubu koko ni ibyo 2020 uri kunkorera ibingibi byose none wambaye n'umukozi wo mu rugo umurimo werekeje amaboko kujya ukorana umwete Turashize none. turabakiriye ku gacano keza gacano